Ku myaka 34 Judith Heard agiye guhatanira ikamba rya Miss Elite World 2020 cyangwa se 2020. Kanengwa Judith, umunyarwandakazi umaze kubaka izina mu kumurika imideli nka Judith Heard mu gihugu cya Uganda, ari mu myiteguro yo kwitabira irushanwa rya Miss Elite World 2020 rizabera mu Misiri mu mpera z'uyu mwaka. Miss Elite World 2020 ni irushanwa ry'ubwiza rihatanirwa ku rwego rw'isi yose. Muri uyu mwaka iri mu mwihariko kuko rizitabirwa na Judith Heard, umubyeyi w'imyaka 34 uzaba ahagarariye Uganda kandi akaba ari umubyeyi ufite n'abana. Ubusanzwe irushanwa ryitabirwa n'abakobwa b'ibyamamare mu ngeri zitandukanye, yaba muri kimideli, abahanzikazi, abakinnyi ba filime n'abandi bari hagati y'imyaka 18 na 28. Ariko Judith Heard y'imyaka 34 nawe nimwe mu bazaryitabira. Ese ni ikihe kizatuma cyangwa se niki cyatumye Judith Heard yemererwa kwitabira irushanwa atakaye yitabira nk'umukecuru cyangwa se umubyeyi ukuze? Jema sinanirwa Methode ningiye kugeza iki kiganiro, ngira ngo mwibutse gukora subscribe kugira ibiganiro nk'ibi ujye ubibona buri gihe. Judith Heard yahishuye ko yahawe amahirwe yo kwitabira iri rushanwa nubwo arengeje imyaka kubera ko abayiteguye bakozwe ku mutima n'inkuru y'ubuzima yanyuzemo ndetse n'ibikorwa akora byo kurwanya ihohoterwa rikorwa abakobwa n'abagore muri rusange. Uyu Judith Heard yafashwe ku ngufu mu buzima bwe bwa kera. Iyi nkuru ye y'uburyo yafashwe ku ngufu yamuteye kugira ngo yumve ko yafasha abakobwa n'abandi bantu bose. Iyi nkuru ye yaramenyekanye akaba yaramugize n'umusitari n'umutima we wo kwifuza gufasha abandi bakobwa kugira ntibazahuri n'ihohoterwa byamukorewe. Uyu mubyeyi w'icyamamare muri Uganda mu kumurika imideli hamya ko ntabwo batewe n'abakobwa bakiri bato bahatanye. Ati, ndimo kubareba n'abana bato ariko njye ndiyizeye kuba ngeze ku myaka 34 n'isi ukomeze ndi umubyeyi, ariko iyo ndebye ntiwamenya ko mfite iyi myaka cyangwa se naba naravuyemo n'abana. Abana rero ntabwo babaneye, njye ndiyizeye. Irushanwa rizabera mu Misiri muri uku Kuboza 2020. Judith Heard ni umwe mu bakobwa n'abagore 32 bazaba bahatanira ikamba. Judith Heard yavuze ko akeneye ubufasha bwa buri muturage w'u Rwanda kuko ari nahavu nubwo Uganda ari cyo gihugu atuye. Muvuga ko aramutse yegukanye iri kamba rizatangwa tariki 10 Kuboza 2020 yababonye irindi jwi rimufasha kurwanya ihohoterwa rikorwa abakobwa n'abagore ku isi yose. Ati, ndamutse nsinze naba ngize amajwi abiri, ubusanzwe nakoreshaga rimwe, naba mbonye irindi rimfasha kuvuga bikarenga cyangwa se bikagera kure. Uburyo bwo kumushyigikira ni ukwifashisha imbuga nkoranyambaga kugira ngo abashe kuba yakwegukana iri kamba iri kuvuga ko ashobora no kuzatsindira bamwe uko babitangaza. Gushyigikira Judith Heard no gushyigikira u Rwanda, no gushyigikira Uganda, no gushyigikira isi muri rusange, no gufatanya n'abakobwa bose mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa ku gitsina n'indi hohoterwa iryo ari ryo ryose rishobora gukorerwa umwana w'umukobwa. Uyu Judith Heard akaba yarabayeho na Miss Uganda. Uyu Judith Heard afite inkuru itangaje y'ubuzima bwe, kubifuza kuyimenya basura ibitangazamakuru bitandukanye cyangwa se bakikoresha imbuga zitandukanye zagiye zimukoresha ama interviews atangaza ubuzima bwe yabayemo. Uyu munsi bivugwa ko yatandukanye n'umugabo we nubwo bakiba mu nzu imwe kugira ngo babashe kurera abana babo bazakure neza. Judith Heard afite inkuru itangaje kandi ndende, akaba ari umunyarwandakazi mugenzi wacu. Ndifuza ko mwamushyigikira n'abandi bose bamenye cyangwa se bazi inkuru y'uyu mukobwa. Amazina yanjye nitwa Methode, ibikugezaho ibyegeranyo byiza kandi biteguranye ubuhanga. Naho ubutaha.